ndabaramukije nanone bavandimwe mu izina rya Yesu, amahoro abe muri mwe. Ntimukagira undi mwenda atari uwo gukundana nk'uko Yesu yadukunze. Ikibazo gikomeye nuko aho gukundana ahubwo urwango ruragwira. Mbese dukora iki? Mbese tuwugire dute? Umuntu wese utuye ku isi kirazira kwabura umwanzi n'umukunzi, ariko n'uwo mukunzi bavuga nabonye ari uw'igihe gitoya. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 10 niho hatubwira kudakunda mwene se atari umwana w'Imana. Iyo ukomeje ukamanuka ukajya ku murongo wa 15 niho byumvikana neza ko umuntu wese wanga mwene se ari umwicanyi. Ko turi abavandimwe turangana dupiki, nanje ndimubemera ko ibibi byinshi biba kuri Satani, ariko menye ko dushuka kubikora uyu munsi ejo tukazabizira. Umenye ko hagati ya Satani n'umuntu harimo inziga ikomeye, icyo gituma ahora kubita agatoki ku kandi ashaka ko turimbuka. Numukurikire Satani aragushuka, ni mubi nugera mu mwijima atabona araguconshomera. Abe numukurikire Satani aragushuka, nugera mu mwijima atabona araguconshomera. Satani n'umugome kugahura kereka ibyiza byo gukora icyaha ntakereka ingaruka zacyo. Arusha umukobwa gusambana ariko ntamwereka ko arahagura inda y'indaro. Muri ubwo busambanyi ntabwo yakwerekana ko ejo hazavamo uburwayi. Aragushuka kwica umuntu ariko ntakwereka ko ejo uzaba uri muri gereza. Aragushuka mujye kwiba akaguhisha kurafatirwa mu cyumba. Umugome we Satani ntamuhagira, aragushuka gutandukana n'uwo mwashakanye nakwereke guta agaciro. Akwereka ishusho y'ibyiza byo gukora icyaha naguha ishusho y'urupfu. Akwereka uyu munsi ariko ntiyakora ikosa ryo kukwereka ejo hazaza. Arakubwira ngo nuko ruravunika akaguhisha ko ejo uzicwa n'inzara. Ayiwe mbese uwo wamubwira inshuti? Numukurikire Satani aragushuka, nugera mu mwijima atabona araguconshomera. Numukurikire Satani aragushuka, nugera mu mwijima atabona araguconshomera. Ingero zimwe zigaragaza ko Satani adushuka agamije kutwica no kuturimbura. Yohereje Delila kwa Samsoni birangira ugashinyaguro n'uburetwa. Yashoreje ku rupfu rwe n'abamushinyakuriraga bose barazima. Yohereza umuntu gucisha uburozi akamuhisha kwabo yicaza basangayo. Mbese ubumba bw'iki ko turangaye atumara? Abagambaniye Danieli baramuye ntihasigara n'uwabari ingururo. Urwango yashyize muri Hamani rwatumye hakamo n'inzirakarengane. Yashyize ikinyoma muri Ananiya na Safira nta n'umwe muri bo warokotse. Yoheje Amunoni gufata Tamari ku ngufu, uwo nguwo nawe yarapfuye. You
amaso atatumara we habe habe numukurikire satani aragushuka imubi ugera mu mwijima ndabona aragucontomera habe numukurikire satani aragushuka ugera mu mwijima ndabona aragucontomera arugiraho numukurikire satani aragushuka cyane ugera mu mwijima ndabona aragucontomera habe 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 numukurikire satani aragushuka ugera mu mwijima ndabona aragucontomera amashimeshi kumana barakoze cyane ibigeragezo biragwira njye ubunganiwe ampaye inka iyo wari kugutabara iwubwishe bitera agahinda ampaye abageragezwa nuko babavuga muje mwicecekera karabaye hanyuma bitumye mbivuga gutyo wowe yitega amatwi abavuga bafite iminwa kandi umunwa kuvuga niko kazi baraguhera ukagira ngo baragukunze kumbe bari mu kazi nibyo kabisa ukabaka ibiwawe wibwira kwa inshuti z'umumaro ukabazengurutsa inzu yose ukabamenera amabanga ntacyo usize bakekaga kuri umukire none basanzura umukene warashize kaberiwe warakize wibwiraga ko ari inshuti ubonye naho bo barimo baragutata bashakaga icyo bagukuraho none basanze ntacyo ubarusha nibyo dore kuvuga we niko kazi umva inkuru we bakazicuranga mu manama yabo no mu mahuriro yabo ni wowe kiganira ariko bihorere bavuge n'ukuri bareke bakwamamaze bihorere bakuvuge nuko byabukuri ntiwabibatumye muzehe muretse wari uzi ko ari intama bakubera ibirura ihorere mama wowe haranira kuwiteka kwishimira ibintu bireke abandi mufite amafaranga muze mushyire kuko ibipasamiye byose uwiteka ntibubibumba iminwa aya si amahirwe ari mu kabiri koko ukuri kw'Imana ihorere bakuvuge nuko byabukuri ntiwabibatumye wari uzi ko ari intama bakubera ibirura ihorere mama wowe haranira kuwiteka kwishimira ibintu bireke kuko ibipasamiye byose uwiteka ntibubibumba iminwa indirimbo tu yego mujye mushimira Imana igihe cyabo kigeze baravuga ntibavuge nimubwire bareke babikore bagucira ibico ariko ntiwabibatumye nibyo kabisa bavuga kuri muto nubwo ari byo ariko ntiwabibatumye bavuga kuri munini nubwo ari byo ariko ntiwabibatumye umva indirimbo sinajyaga nyumva noneho ntihataye bavuga kuri mugufi nubwo ari byo ariko ntiwabibatumye bavuga kuri muremure nubwo ari byo ariko ntiwabibatumye nibyo rwose bavuga kutabyara nubwo ari byo ariko ntiwabibatumye bavuga ko wagumiwe nubwo ari byo ntiwabatumye kubivuga bavuga ko umeze nabi nabo byaba ari byo ntiwabatumye kubivuga kabisa yego amadeni arakwishe ariko ntiwabatumye kubyamamaza yego
yego oya rwose ntiwabatumye kubyamamaza Mana we. kandi babikora batayobewe ko barimo kuguhemukira babikora batayobewe ko amateka y'umuntu ajya ahinduka Akaba meza rwose. babikora batayobewe ko Uwiteka ari bukuzi kubarusha n'ukuri bafite amakuru ko Uwiteka ari bukura ku cyavu n'ikimenyimenyi iyo muri kumwe wumva bari kubihamya uzumva bakubwira bavuga ngo nizibikazara amagi uzumva bakubwiye ngo n'ingumba zirabyara zigaheka baza guha inkuru z'uwari waragumiwe wabonye umugabo Yego sha. Umva kabisa. aza guha inkuru z'uwari umukene nyuma wabaye umukire Wamubonye? Kaba. yego ubwo nta kirumva ko inkuru za Daniyeli warokotse amenyo y'intare baza kubwira inkuru za Saduraka Meshake na Abedenego umva ikindi uzumva batayobewe kwesha amateka y'umuntu aje ahinduka ihute rwose uzabasakuza uti sakwe sakwe uzumva bagusubije bati soma utinyira ubugenge n'ubugenge bwayo uzumva bagusubije bati inkoko inshuti itonsa Uzi ko babizi? uzabasakuza uti sakwe sakwe uzumva bagusubije bati soma utinyira ubugenge n'ubugenge bwayo uzumva bagusubije bati inzoka igenda n'amaguru uzumva bagusubije bati inka y'umukara ikamwa yera Yewe we. urumva ko ntibayobewe ko umunyabyaha ajya bumukiranutsi kandi baca umugani ngo agatinze kazazana amenyo ya ruguru nawe babwira uti agatinze kazazana Yesu wabarokore ngaho nawe tekereza wiyumvire uri umukene bakakuvuga uri umukire abahemukira uri mu nda ntibareka guhemukira uwo barora abo bareke ntacyo bazakora ku mugambi Imana igufiteho wibuke ku mukiranutsi w'Imana beshwaho no kwizera barakubona mu ishusho y'uyu munsi ariko ejo ntibayizi bihorere wikirizwe ibindi nibanema kuvuge nuko byabukuri ntiwabibatumye waruzi ko ari intama bakubera igihura yorerema wowe haranira ko Uwiteka kwishimira ibindi ubireke kuko ibipasamiye byose Uwiteka ntibubibumba iminwa bihorere bakuvuge nuko byabukuri ntiwabibatumye yego sha aho naho yegura ubwo wowe haranira ko Uwiteka kwishimira ibindi ubireke amen aho rwose umva ni